Mu cyegeranyo cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe umusirikare wabashije kujya ku rugamba yaranze gutwara intwaro n'imwe akarokora abasirikare 75. Uyu musirikare yamamaye kubera gusuzugura igisirikare cya Amerika akanga gukoresha intwaro n'imwe kandi akemera kujya ku rugamba. Yabashije kurokora ubuzima bw'abasirikare 75 ndetse n'abandi batigeze babarwa mu zindi ngamba yagiye arwana. Uyu musirikare ibi yabigezeho ate? Tega amatwi iki kiganiro. Uyu Desmondos yavutse mu 1919. Uyu Desmondos yavukiye muri Amerika muri leta ya Virginia. Desmondos ababyeyi be bari abadventiste b'umunsi wa karindwi. Bareze Desmondos ku mahame y'abadventiste. Ubundi bivugwa yuko ngo abadive nyakuri batemerewe kurya cyangwa kwica ikintu icyo ari cyo cyose kiva amaraso. Ibyo ngibyo bigatuma abadive benshi baba vegetarians. Ubwo ngubwo bisobanuye ko abadive bakunda kwirira ibikomoka ku bimera cyane kuko ngo inyama batazemerewe. Ibyo simbizi, nimba hari umudive uteze amatwi iki kiganiro yadusobanurira neza muri comment. Uyu Desmondos yarezwe ashishikarizwa cyane gusoma ndetse no kumva Bibiliya. Uyu Desmondos imyitwarire n'imico yiwe yagengwaga cyane n'ibyanditse muri Bibiliya. Uyu Desmondos yaje guhitamo amategeko 10 y'Imana, aravuga ngo niyo agomba kuyobora ubuzima bwe. Uyu Desmondos ubwo intambara y'isi ya kabiri yabaga byaramucanze kuko yisanze agomba kuyijyamo kandi akaba yarumvaga ko kwica umuntu kabone nubwo yaba ari umwanzi wawe ari icyaha. Ubundi uyu Desmondos yagiye mu gisirikare mu kwa 4 tariki ya mbere mu 1942 yisanga muri batayo ya 77. Uyu Desmondos yagiye mu gisirikare azi yuko agiye kubanza kuba umudokiteri, ariko yaje kwisanga ari muri batayo ishinzwe kujya kurwana ku rugamba. Ibyo bintu byaranamubabaje kubera ko itegeko Desmondos ryamugendaga mu mutwe ryari ntuzigere wica, ntukice, muri ya mategeko 10 y'Imana. Uyu Desmondos yahoraga yibaza impamvu atagiye mu baganga kuko ariho yifuzaga, akaba yisanze ari mu bagomba kujya kuri combat ku rugamba kurwana. Commanding officer wa Desmondos yagerageje kumushyiraho igitutu amushishikariza kujya gufata intwaro akaniga kurasa, ariko Desmondos ibyo byose yarabyanze. Gusa ikintu Desmondos atarazi nuko na nyuma yaje kuza kuba umuganga, ariko no kuba umuganga nabyo byagusabaga kwitwaza akabunda gatoya cyangwa imbunda nini kugira ngo uze kubasha kwirinda ku rugamba, kuko n'ubundi abo mwavuraga inkomere ziri ku rugamba kuko mwagendanaga nazo. Amategeko iki gihe yavugaga yuko umuganga yemerewe kujyana intwaro ku rugamba, ariko mu gihe cyose akuye intwaro mu mufuka akayikoresha arasa, icyo gihe arekera gufatwa nk'umuganga agatangira gufatwa nk'umwanzi, agatangira kuraswa n'uwo bahanganye. Ariko igihe cyose atigeze akoresha ya ntwaro yiwe mu rugamba ngo arase, ntiyabaga yemerewe kuraswa. Uko niko amategeko yabivugaga yagengaga urugamba rw'icyo gihe. Iyi myigaragambyo ya Desmondos yo kwanga gufata intwaro Captain Stanley yamugezeho. Captain Stanley acyumva iyo nkuru yumvishe Desmondos ashobora kuba afite rezo. Yarangije amukura mu mwanya wo kuba muri batayo ya combat amujyana kwiga ubuganga. Ikibabaje muri iyi nkuru nuko Dos naho ngaho yageze abasirikare biganaga bahoraga baseka imyizerere yiwe, baseka ukuntu ahora muri Bibiliya, ahora asoma Bibiliya. Mu yandi magambo niwe dage ryari ribarimo kabisa. Uyu Desmondos yakomeje no kuburana asaba yuko nkawe nk'umudive yajya ahabwa umunsi wa 6 nk'ikiruhuko nk'uko abandi bahabwa umunsi wo ku cyumweru nk'ikiruhuko. Ibyo bintu Captain Stanley yabijyanye kuri headquarter ku cyicaro gikuru, nabo birangira bamwemereye we n'abandi badive bari barimo ko bazajya babona ikiruhuko cyabo ku munsi wa 6. Ibi ngibi byatumye Desmondos aba umusitari mu basirikare bose bari bari kumwe. Ibi byatumye Desmondos abandi batangira no kumugirira ishyari kubera ko yaruhukaga ku munsi wa 6 ndetse no ku cyumweru. Batangira kujya bamubwira ngo Desmondos wowe ugira ikiruhuko kinini kurusha na general wacu. Undi mwihariko Desmondos yaje kugira nukubera ko yari vegetarian, ntiyaryaga inyama. Ibyo ngibyo kandi ntago byari bisanzwe mu gisirikare
byaje gutuma Desmondos agaragara nk'ikigwari, batangira no kumutera icyizere mu gisirikare cye, mu gisirikare yabarizwagamo. Batayo yose itangira kujya imubona nk'umuntu wanatererana bagenzi be ku rugamba. Ibyo ngibyo byaje gukora kuri Desmondos, kuko umunsi umwe yicaye bari kurya, umusirikare yigeze kwegera Desmondos aramubwira ati we nitujya ku rugamba ntabwo uzagaruka uri muzima, kuko ngiye amakosa yose uzakora nzafata imbunda nkwirasire. Desmondos igihe cye cyo kujya ku rugamba cyaje kugera. Ajya ku rugamba ariko ari umuganga muri batayo yari agiyemo. Desmondos yagiye ari kuvuga ngo mu gihe abandi bazaba bari gutwara ubuzima, ngewe nzaba mpanganye no kubutabara. Ubwo Desmondos na batayo ye bageraga aho urugamba ruri kubera, byabaye ngombwa ko bagenda mayiro 25 n'amaguru. Urwo rugendo rwatekerezwaga ko bagombaga kurugenda amasaha 8 bagenda n'amaguru bataruhuka. Muri iki gihe Desmondos yarahetse ibikapu 2 by'imiti. Batekerezaga ko Desmondos ari we byari biruze korohera, kubera ko yasaga nkaho ari ufite ibintu bikeya. Icyo bagenzi ba Desmondos batari bazi ni uko agaho kari ku wundi gahandurika. Desmondos niwe wari unahetse ibikapu biremereye kuruta intwaro zose bari bitwaje. Desmondos n'abasirikare bari bari kumwe kuri urwo rugendo, bamwe barananiwe abandi babiburira mu buzima, ariko Desmondos n'abandi babashije kurangiza urwo rugendo. Bakigera ahantu bagombaga gukampinga cyangwa ku nkambi yabo, Desmondos yahise atangira inshingano zo kwita ku nkomere zari zazanywe nabo, ndetse no kwita ku bandi basirikare bari bafite ibindi bibazo bahuye nabyo kuri urwo rugendo. Ahangaha bwa mbere mu buzima, Desmondos nibwo mu gisirikare abo bari kumwe muri batayo ye batangiye kumwibonamo. Ahangaha Desmondos mu byo yari yarigishijwe harimo kongerera ingufu abasirikare ndetse no kwita ku bahuye n'ibibazo by'ubuzima. Mu 1944 nibwo Desmondos yoherejwe ku rugamba rwabereye ku kirwa cya Guam. Ahangaha ni agace abayapani bari barambuye abanyamerika. Uru rugamba Desmondos yaragiyeho ntabwo rwari urugamba rworoshye, kubera ko ahangaha muri iki gihe umuyapani nta mwe yari afitiye umuganga cyangwa umuntu wari wese uri gufasha abasirikare ba Amerika gukomera. Ibi ngibi byatumaga umuntu wese ugaragara nkaho ari umuganga cyangwa ari umuntu utera imbaraga igisirikare cya Amerika yapfaga mu ba mbere yuko n'umusirikare apfa. Ibi byabaye ngombwa ko umuganga wese wari ugiye kuri uru rugamba rwabereye kuri Guam yikuraho ibirango byose byerekana ko ari umudokiteri, kubera ko ntacyo byari bikivuze kuri uru rugamba. Kuri uru rugamba Desmondos yakoze akazi ke kose, inshingano ze zose, atitaye ku masasu yari ari kumuca hejuru buri kanya, ajya kuvura abasirikare bagenzi biwe bari bakomerekeye ku rugamba. Kuri uru rugamba rwa mbere Desmondos yarigaragaje bishoboka, yagaragaje ubwitange bitewe n'ukuntu rwasaga n'ukuntu imbunda yasakuzaga. Desmondos ntiyigeze aterwa ubwoba n'ibyo bintu, kandi ibyo byose abikora nta musirikare n'umwe ahungabanyije cyangwa yishe mu bo bari bahanganye. Kugira ngo ubashe kumva neza ubukana bw'urugamba Desmondos yari ariho, muri batayo 56 zari zoherejwe kuri uru rugamba, umwe muri 6 yabaga yishwe cyangwa akomeretse bikabije. Ako kazi kose Desmondos muri batayo yiwe yagerageje gukavaringa cyangwa kuba hafi buri musirikare wese wagize ikibazo wabarizwaga muri batayo yiwe. Amerika imaze kwambura ako gace abayapani ntiyatuje, kuko yahise imanuka muri Leyte muri Philippines. Abasirikare ba Desmondos na Desmondos nabo basabwaga kujya kuharwana. Hatitaye ku munaniro bari bafite, baramanutse bajya kurwana urwo rugamba rwo muri Leyte. Bageze ahangaha muri Leyte, Desmondos n'abahungu bari kumwe bose bari bananiwe bari bananiwe kandi badaheruka kurya. Bose batangiye kurya, bagiye kurya inyama. Desmondos mwibuke ko ataryaga inyama, nibwo yatangiye kurya bya coconut byari bimuri hafi, ariko kubera ko zari ziri kumutera diare, biba ngombwa yuko yurira akajya hejuru kumanura izari zimanitse mu giti. Desmondos ageze mu giti, batangiye kubarasaho. Arebye hirya abona inshuti ze basenganaga nazo zirimo zirabigwamo. Uwari umusniper baramurasha arakomereka. Ibyo ngibyo byatumye Desmondos amanuka mu giti, agenda yirukanga ajye gutabara inshuti yiwe. Gusa ikibabaje muri iyo nkuru nuko Desmondos byaje kurangira inshuti yipfuye, n'iyindi yari ije kumutabara nayo imufashe nayo igapfa. Desmondos kuri urwo rugamba yahaburiye inshuti ziwe ebyiri. Gusa agashya kaje kuba kuri Desmondos nuko Desmondos aho yari yiyicariye urugamba rumaze gusa nkaho rutujemo, wa musirikare umwe twageze kuvugaho wabwiye Desmondos kazamwirasira yarajegera Desmondos aramusaba ngo azamusengere barebe ko bazataha amahoro. Ubu busabe uyu musirikare yarahaye Desmondos yarabumuhaye kubera ko Desmondos yari yaragaragaje nk'umuntu uzi gusenga kandi wubaha Imana.
Mu gihe Dos Mondos yari azi ngo urugamba ari kurwana ruri kugenda rugera ku musozo, urugamba rumwe Dos Mondos yaburaga yaragiye kurwanira muri Okinawa atabara bagenzi be ku rugamba, nirwo rugamba rwa mbere rwari rukomeye mu buzima bwiwe yaragiye guhura narwo, ari narwo rugamba rwa nyuma yaragiye guhura narwo. Kuri uru rugamba Dos Mondos yaje kuhahurira n'ingorane nyinshi kuko yari hafi no kuhasiga ubuzima. Uru rugamba rwabereye muri Okinawa aho Amerika yari ihanganye n'Ubuyapani. Iki kirwa cya Okinawa cyari kimwe mu birwa Umuyapani atifuzaga ko Umunyamerika afata, kandi n'Umunyamerika yumvaga ashaka iki kirwa cyane kugira ngo arebe ko yakwigarurira Umuyapani. Uru rugamba rwabereye imisibaniro pe. Kubazi by'amateka, urugamba rwabereye muri Okinawa rwari urugamba rw'amateka. Dos Mondos na batayo yabarizwagamo nabo ni bamwe mu barwanya uru rugamba. Urugamba nk'uru nguru amasasu yavugaga ijoro n'amanywa ubudasinzira ubudatuza. Dos Mondos nawe yakoze ubudatuza ubudasiba ijoro n'amanywa agerageza kureba ko yatabara ubuzima bw'abasirikare babaga bari kumwe. Mu gihe abandi babaga bagiye no gufata kava bagiye kwihisha amasasu, Dos Mondos yarageragezaga agacengera muri ayo masasu akajya gutabara mugenzi we ari kubona uwo ari we wese n'amaso yiwe wakomeretse umuri iruhande. N'uwabaga uri kure, Dos Mondos yagize ubwitange kuko kuri uru rugamba yabashije gutabara abasirikare 75 we wenyine ku giti cyiwe. Dos kuri uru rugamba nawe ntihavuye amahoro kubera ko yarahaburiye amaguru yiwe kuko yahavuye amaguru ye adakora neza ndetse n'akaboko kiwe k'ibumoso. Dos Mondos nubwo yari yabaye inkomere nawe ntiyigeze arekera kuvura izindi nkomere. Yaje kubwira umusirikare mugenzi we ngo amuzirike y'igiti cy'imbunda kugira ngo akaboko kiwe kabashe kurambuka abone uko abasha kuvura izindi nkomere zari ziri ku rugamba. Dos Mondos uru rugamba rurangiye ko ari narwo rugamba rwa nyuma yarwanye, yaje kugarurwa muri Amerika. Dos Mondos yaje guhabwa umudari w'icyubahiro ahita anasezererwa mu gisirikare kubera ko yari atagifite ingingo zikora neza. Dos Mondos yagiye gusazana n'umuryango wiwe apfa afite imyaka 86. Nimba wabanye nanjye kugeza dusoza iki kiganiro, nagusabaga gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibyiza bizakomeza guca kuri iyi channel.